Banyarwanda banyarwandakazi, iyi ni inkuru uruganda rwose rwirengageje kuvuga. Sinzi impamvu, kubera mba numva niba tuvuga abandi kubera iki abangaba bo tutabavuga. Bari muri showbiz, nuko mubizi Dumba sinkora inkuru zifungisha abantu, ntabwo nkora inkuru zishobora kwica kariyeri y'umuntu, ariko icyo nshobora gukora wasenya urugo nshobora kumutiza umuhoro. Harakaraka kuna kuteremo kwa kichwa zinazunguka. Abanyarwanda abanyarwandakazi, twagiye. Umuhungu witwa Claude uhuje imfura, sinagiza cyane, ahuje imfura kabisa. Akaba yaratangiye company n'ubundi witwa Kintu yitwa Kikazi. Byari ngombwa ko bashakisha umuntu, abahanzi cyangwa umuhanzi barokirita kugira ngo ajye muri Kikazi. Icyo gihe mu marushanwa yabaye, sinibuka amazina, abantu murayibuka, babonye umwe mu bahanzi yari umuhanzi w'umukobwa, akaba uwo muhanzi ari we Bwiza muzi. Bwiza bamusayininze muri Kikazi irimo Claude na Kintu nkuko nababwiye. Ariko Kikazi igeze hagati iyitira senyuka. Impamvu yasenyutse abantu ntabwo bayimenye, yagumye mu bikari. Ariko Dumba nk'ijisho ribona kure, umuhungu witwa Claude uhuje imfura, ngira ngo yari atangiye kujya mu rukundo n'uwo mukobwa bari bashyizemo ari we Bwiza. Ibyo abantu bakavuga ati ntabwo ari byo giki. Njewe Dumba ku giti cyanjye nta kibazo ibyo ngibyo byo kuba manager wawe yaba boyfriend wawe, kubera Knowless manager we ni boyfriend we, akaba azi n'ibintu by'umuziki. Kubera iki se uhuje imfura ataba boyfriend wa Bwiza? Akantu njya mvuga ati none se indi manager ndashora amafaranga, ndashora time, ndashora ibintu byose, kubera iki ntegereza umukobwa kaviriya akazajya asohokana n'abandi bantu probably baza kumutesha n'umwanya? So bijya byumvikana cyane. Nkuko nakubwiye, Knowless asohokana na Clement, akaba ari we manager we, akaba ari we mugabo we. Zuchu asohokana na Diamond, akaba ari we nka manager, akaba ari we mugabo we. No muri history nyinshi nkuko mubizi, ngira ngo murabizi ko Mariah Carey yasohokanyeho na Jermaine Dupri. Jermaine Dupri ari we producer, akaba ari we na manager we. Murabizi neza ko Whitney Houston akaba yari umugore. Whitney Houston is one of the greatest, akaba ari yarasohokanye na Bobby Brown, akaba ari we yabaye manager we, arimo arakora neza. Tukaba tubizi neza ko n'uwundi witwa Celine Dion yasohokanaga na manager we, akaba ari we Rene hano Moriari, ngira ngo niho bari best. Tuzi n'izindi kapo nyinshi z'abagore babaye successful ko abagabo babo nibo babagumaga inyuma. Ndibuka ko hari ahantu Bwiza yavuze ko avuze ibintu ko uhuje imfura Claude yamukoreye yanarira. Banyarwanda banyarwandakazi, nkaba nzi nibaza nsubiramo ko one of the reason cyangwa imwe mu mpamvu Kikazi yari yasenyutse uhuje imfura akaba yarayivuyemo agatandukana n'uwitwa Kintu, ari ukubera uno mukobwa ko bari batangiye kujya mu rugendo. Urugendo ruratangiye uhuje imfura kugira ngo mumenyeho gakeya n'umuntu understandinga iyi showbiz inguni zose, gukoresha amafaranga make, kugigira ibitaramo, kugigira show, buri kantu kose buri nguni uhuje imfura arakazi muri showbiz. Aho turimo turavugira uhuje imfura, kuba nakwereka ko azi ibintu akora 155 uyu mwanya hano nicaye, ikaba yaramufashe kugira ngo amanaging Bruce Melody. Of course hari uwitwa Kenny Mugarura ibintu by'umuziki ntabwo ari expert cyane nkuko wavuga uhuje imfura. So
Kenny Mugarura he's more umuntu ureba ibintu by'amafaranga muri management, ariko uhuje imfura ubu barimo baramwifashisha muri ibyo bintu yakoreraga Bwiza. So ubu umuntu arashaka kumenya Dumba icyo ushaka kuvuga ni iki, kuri muravuga ku kibazo atari uko manager yasohokana n'umukobwa. Sinzi uko byagenze ariko ngo byagize gutya n'ibintu byose uhuje imfura Claude yari yarakoreye Bwiza, atana kampani agira icyo amwiruka inyuma, amugira iki, azinduka mu gitondo Bwiza sheri we aba aravuze ati sheri misitaki sinkishaka, ngo Bwiza yavuye, ngo Bwiza yagiyeho ngo akantu kari uru ni urugambo ngo Bwiza, iyo mvuze ngo nukuvuga biba biri aho, ariko usanga ibintu uvuga biba biri mu kuri kwishe. Ngo Bwiza yakubiseho Dubai, ngo sinzi agiye iki, ariko nari maze iminsi numva ko Bwiza yakoze umurenge wihishe cyane mu bintu uhuje imfura atarashigikiye cyangwa batumvikanye. Mbese Claude yagize gutya azi ko ari kumwe na sheri we, nk'ibintu by'ikigali ukuntu bigenda. Kumwe uba ufite sheri mukundana, ukoreye ibintu, wubakiye inzu, wakoreye ibintu byose. Erega Claude ibintu yakoreye Bwiza n'inzu yawe yicaye hariya. Umukobwa akazinuka mu gitondo akakubwira ko I am married, njyewe I am getting married. Imyaka niba isaga kuri 5 Claude yaramaze inyuma ya Bwiza yose, fata zinga shira muri garbage, shira muri pobere. Claude ndashaka kubikubwira ko ntabwo baye wenyine, ibi bintu Rema n'amakuru yabikoze bebe kuru, ngira ngo murabizi. Eddy Kenzo aramumutwara pe, kandi umwana yari yamushyize ngo ureko se ko bo batari sheriwe, ariko yari yaramushyize. Ubu turavuga kuri part ya business, amafaranga washyize muri Bwiza yose warahombye. Kandi Claude sinibaza ko ufite umutima wo gustrikinga ngo ibintu bya Bwiza n'iki nawe amaturo wayakuyemo. Ariko Claude njyewe narakurebye Claude uri muranyibwirisha ngo intari iri kure, ngo sinzi ngo iramukango ariko ntiryana. Claude uribuka ko bamwe ngo intari iri kure ngo iramuka ariko ntiryana. Ndakureba mpita ndakwibwira Claude, ubu ngubu nanjye narakubonaga mbona Claude uri murabyibuha. Nkako ya Claude uri murabyibuha, Claude yonda, Claude gabanya. Claude urabizi ko inda imirimboro, ntabwo uba igishobora guperforminga neza iyo ukomeza ubyibuha kwa kundi. Claude, I guarantee you peace of mind, this is between me and you. Claude bashobora kuba baraguhoye kutarya kudatera akabariro neza. Claude umwana iyo uza kuba umuha ibintu, Claude ntago wari kuba uri mu marira. Claude umwana iyo uza ntago wari kuba uri mu marira. Claude ndakureba nkakwibwira. Hagati aho ngaho Claude ni ushobora kuba uhombye cyane, ariko reka nkubwire Claude umuntu uhombye cyane. Bwiza arahombye kereka Bwiza kereka Bwiza atagishaka umuziki, akaba agiye kumera nka Miss Jojo, azingutwe arangize yigendere. Sinzi umugabo we w'umusiramu nka Miss Jojo ngo azajya yitandira, simbizi. Nawe azingutwe agende, azajya asaba y'inzara, asaba y'umusatsi, yikere hasi abyararere. Ariko Bwiza niba uzi ko ugiye kugaruka mu muziki, banyarwanda kandi ndashaka kukubwira Claude uhuje imfura ibintu yakoreraga Bwiza. Nukuvuga ko Bwiza yicaraga ibintu byose bikikora. Mwebwe mwamubonaga kuri kamera karya hiti, umuntu byose wabikoraga yari Claude. Bwiza biraza kukugora kugira ngo ubone umuntu umeze nka Claude uzakwirukira mu bintu. Bwiza ugiye kumera nka Marina, ugiye kumera nka Ariel Ways